Okay, nkuko mubizi tugarutse kuri yacu yacu bita Impera 320 TV, ariko ndi kumwe n'umusore ukora nawe kuri platform zigiye zitandukanye. Twamuha umwanya akivuga akatubwira n'ibyo akora, dufite n'amatsiko ndetse dushaka no kumaza ibibazo byinshi ku bintu akora, ndetse tukanamutungura tukamusabya ibibazo byacu bimwe bigiye bitandukanye by'amatsiko. Okay, twamuha umwanya rero akavuga amazina ye, ibyo akora. Okay, mukurikire. Yes. Murakoze cyane ko Impera TV. Yego cyane. Amazina ni M Enoch Official. Abankora kuri YouTube bita channel yitwa M Enoch Official. Abankora ku makuru y'imikino. Turasesengura, tugakora ibiganiro bigiye bitandukanye. Ese mu minsi iri imbere tubagezaho n'amakuru y'imikino agiye atandukanye ku gikombe cy'isi. Okay, murabyumva akora kuri M Enoch Official. Okay, sibyo ndabyumva neza. Okay, tugiye kumubaza ibibazo bisanzwe. Ni content creator ukora ibiganiro ku mikino, kandi abantu bakora ibiganiro by'imikino murahaze ni abantu bazi gusesengura cyane. Nanjye nshobora kukubaza, mbese ni uwuhe muntu afatiye ku rugero? Dushobora guhera ku noza mu Rwanda cyangwa se mu Bwongereza, wowe bitewe naho ukunda baza kutubwira umuntu afatiye ku rugero. Uri murambaza ku bijyanye n'akazi? Ku bijyanye na mbese kariya turateganya kariya guidance, sibyo? Mu guhitamo kwawe niki wagendeyeho, ni ndi muntu wafashe nk'igitegererezo mu buzima bwawe kugira ngo uhitemo kariya? Tugendeye ko nunza ku bijyanye n'umwuga w'itangazamakuru, mu Rwanda dufite abanyamakuru benshi bagiye batandukanye kandi babikora neza. Iyo ufashe muri domaine yo kogeza umupira, nge ruri mudo wanjye w'abantu bose ubikora neza, nge ngangura Axel. Okay, ushobora kuduha ka sample gato? Iyo ufashe umuntu nk'igitegererezo ugomba kureba ibyo akora. Mbese twumve niba hari abandi bishobora kumutiva akagera ku rugero nk'ugezeho aka kanya. Ugereranyije kanya n'ukuntu ibintu bimeze, ntabwo sample nayibahereza, ariko nabashishikariza kuzajya bakurikira M Enoch Official, niho bazajya batwumva neza bakumva ko kubita kapera gato ishoboka ati ko urara ibintu babisanzwe. Oya, ngiye kamba n'amatsiko kugira ngo bakurikire M Enoch Official. Nawe ndakeka tuzajya dukorana neza, niho baza. Okay, nanjye ndahari kugira ngo dufatanye. Nanjye murabizi ndi umusesenguzi mu buryo busanzwe, ya mu buryo buri psychological, ndetse ibintu bisanzwe mu buzima yawe twajya ku marangamutima, ibyo ni ibintu bisanzwe. Okay, muramubona ni M Official Enoch. Enoch kumebarira Enoch Official. Okay, twakubaza ikibazo cy'amatsiko iteye. Ese nk'u Rwanda community ikipe mu Rwanda ngiye ikipe mfana nkunda cyane, nubwo niyo igeze mu mwuga w'itangazamakuru atari byiza kubivuga, ariko ngiye ni Rayon Sport. Okay, nta muntu muri uruhana abogamiramo. Rayon Sport ni ikipe y'Abanyarwanda, ndetse buri munyarwanda wese agira amarangamutima kuri Rayon Sport. Rero Rayon Sport niyo marangamutima. Uko nkubona uri ko yeye ushobora kujya kure y'amarangamutima. Kujya kure y'amarangamutima? Birumvikana, ugomba kujya kure y'amarangamutima nuyagaragaze kugira ngo ukore umwuga wawe utaza kubangamira n'abantu. Okay, turi kubaza ikibazo cy'amatsiko. Hari bavuga ngo uyu muntu ni umustar mu byo akora. Birumvikana kandi bigaragarira abantu bose. Yego, urabyumva neza, utega amatwi tujyane. Ndimo ndabyumva. Umva ko natangiye. Hari abantu barakureba bakagukunda, hari n'uburyo ushaka kugira ngo abantu bagukunde. What strategy can you use? Kugira ngo abantu bagukunde muri uyu mwuga nyine ni ugukora cyane, kandi ukabahereza n'ibintu nyine bifite quality, ukirinda kubahereza quantity, mbese ukabahereza ibintu bifite biri quality. Yego, icyo nicyo kintu umuntu agomba gukoresha muri uyu mwuga kugira ngo abantu bagende bamukunda cyane. Okay, ndabyumva ni ibintu byiza, nanjye nabyishimiye. Ubu ngubu ndi umwe mu bantu bakurikira cyane pe. Niyo mpamvu nafashe umwanya ndavuga nzi tuganize n'abantu, sibyo natwe tubakundisha ibintu byacu. Mbese abantu b'abasitari murakundwa? Ntabwo turi abasitari, turimo gushaka ko abasitari. Ubundi hari ikintu kugira ngo wumve ko ikintu gishobora kugira umusitari, nuko nawe bibanza byakuzamo, sibyo?
ushobora gukundana n'umukobwa buri wese agira amarangamutima ye. oya nanjye yego mwambabarira ni akantu k'akagiripe ho gato maybe nshobora gukundana nawe ushobora gukunda kuko ndi umuntu kandi abantu twese turakunda. shuwa none se hari umuntu ushobora udakunda kwikura muri iyo kategori nagukunda ufite ikibazo ahubwo. oya ndacyakubaza ngewe uraza kumbaza nyuma uyu mwanya wari uwanjye sibyo iyo ukunze mbere y'urukundo wowe n'irari habanza iki bitewe n'intego ushaka. oya nta ntego wowe ubwawe urabona umukobwa hariya pe hagati y'ibyo bintu bibiri ni ikihe gishobora kubanza njyewe ikintu cya mbere kibanza ni urukundo. ni urukundo irari rikaza nyuma Okay. ariko nakure nazi ni urukundo. ubwo twagiye mu ntuza yego nubwo twagiye mu kiganiro ho gato nyuma tukinjira mu kindi ngingo ariko ubanje urukundo kuko mbese ni ingingo ziba zizanye. ibintu bishobora gutuma umuntu agira urukundo ni ibi ahubwo wambajije wagakwiye kumbaza ngo ni iki kigenderaho kugira ngo ukunde umuntu. oya Eh, wapi ibintu bishobora gutuma wowe ujya mu rukundo ibintu bishobora gutuma njya mu rukundo wowe ujyamo ndifatiraho nk'urugero nk'iyo mfashe nk'iyo ndi kugenda nk'abantu se nkumva ashaka kujya mu rukundo ndi kwinira ni fesi okay fair ubwiza. aha tugiye kugaruka kuri cya kindi cy'irari rero sibyo Yego. mbese umuntu agira irari byagenze bite kugira ngo umuntu agire irari rero njye mbifata muri buno buryo. nitsindwa ndatanga umugabo ni muri buno buryo iyo ukundanye n'umuntu ariko urukundo rwawe ubona rudafite intego nta ntego uruha nyine ushaka kwishimisha. ariko rero kutujyana kure sibyo twebwe bwa mbere warebye umukobwa ubu ntamukunda sibyo mu kureba ko haba hari ikintu cyose kikuzamo ugomba kumukunda icyo kintu cyabanje mbere y'uko ukunda icyo bita irari. bitirari yewe hagati y'ibyo urukundo n'irari habanza irari bitekerezaho neza kuko mbere y'uko ushobora kubona none se kubera icyo abakobwa bose utabakunda kimwe ariko uragenda wowe ugenda ukaganira n'umuntu nkanjye nagiye nakubera ngendera ku bwiza sibyo niba ngiye ku bwiza aganira n'umuntu numva mbese biri kujyamo gusa urukundo numva ararumaye. urukundo rujyana no kuvuga ngo umuntu ni mwiza. icya mbere ubanza ukavuga ngo ese ni mwiza wamushima fizikali wamushima. irari hari ikintu utari gusobanukirwa neza. yego icyo bita irari mbere y'uko ujya muri icyo kintu hari ikintu cyabanje kukuzamo ariko bigafatirana na ya ntego y'urukundo rwawe gafatirana na ya ntego y'urukundo rwawe. ujya urukundo ruza nyuma nase ujya ugasanga nyine wamuganiriza mu rugo bwiza ugasanga biri guhura rwa rukundo rukomeza se ndarureka n'irari n'iryo rari rero ntabwo narigira kuko ntabwo biba bihari. irari abagabo twabiremo ahise burahari icyo